Mbega igisambo cyabashije kuba cyatabara umugabo, kandi umugabo rwose amagara yari ari mu kangaratete, yaragiye kuba yapfa, ariko icyo gisambo kirengagiza amafaranga cyari kigiye kwiba ndetse n'ubundi butunzi bwose, maze kibasha kuba cyatabara uwo mugabo. Kwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'indi biganiro binyuraho. Tudatinze reka dutangire inkuru yacu. Yari umunsi umugabo yari yagiye ku kazi, ndetse mu kazi ke rwose bari kumutunganya cyane, dore ko rwose ari amadokima ari gutegura neza uko bikwiriye. Atese Desire, ibi bintu rwose uburi mu byo kwirirwa wirukanka mu kazi kawe ndetse ntugakore neza kandi bigaragara ko wakoze, biba bimeze biti? Atari ko boss, ngerageza uko nshoboye kandi rwose pe ndabizi neza nta burangare bwabayemo. Ari amafaranga kuba yarabuze rwose ntago ari uburangare bwanjye. Urebe no mu bandi bakozi bose rwose ushobora gusanga aribo ntandaro, gusa ni ukurinda kwinginza nyumve ko atari ngiye rwose, ntabwo ari ngiye kibitera rwose, ntabwo ari ngiye ntandaro. Oya Desire, ibintu uri kuvuga rwose ntabwo byumvikana pe, kuko amafaranga yarabuze ndetse abura mu buryo bufatika cyane. Uzi ko turi kugira igihombo, kandi icyo gihombo kikagaragarira buri muntu wese. Ati oya rwose boss, mumbabarire kandi ngiye kuba nabisubiraho mbikosore. Yego Desire, ndabyumva kuba nakukubabarira biroroshye ndetse birumvikana, ko se basi kukubabarira yari buze kuba byagarura amafaranga turi guhomba muri iyi company. Atari ko boss, wagerageza ukanyumva pe, nkuko nabikubwiye ngiye nkuko ubizi, ngerageza uko nshoboye ndetse nta n'uburangare ngaragaza muri iyi company rwose. Atumbabarire rwose Desire, nibagiye ndetse ndanakubahuka, suko navuze Desire, ahubwo nyine papa Fio. Umbabarire pe, umbabarire gusa nyine kubona company iri guhomba ntabwo mba nitaye ku by'ubushuti nge nawe dufitanye. Icyo mashaka no kugira ngo company yacu itere imbere rwose. Yego rwose boss, ndabyumva kandi nanjye nkora uko nshoboye pe, gusa wumve ko nta ruhare kandi ko nta burenganzira rwose nabigizemo pe, kuba company iri guhomba ntugire ngo n'uburangare bwanjye, nanjye mba nakoze uko nshoboye kose. Ati okay sa rwose, komeza ugerageza uko ushoboye, gusa nyine ibintu biri kutubabaza cyane kuko biri gutuma company isubira inyuma mu rwego rwose rugaragara pe, biragaragara cyane. Ati boss, nimugire ikibazo rwose ngiye kubikoraho ndetse ngiye kureba ama transaction yose y'amafaranga, uko amafaranga yagiye atambuka ndetse nuko yagiye yinjira, turi buze kuba twabisobanukirwa. Nuko wa mugabo Desire yavuye muri company, gusa mu kuva muri company rwose boss yari yamutunganyije cyane, dore ko yari yahombye kandi byaragaragaraga pe. Gusa Desire yakomezaga kugenda mu nzira ndetse yibaza, dore ko byari byamucanze, atatekerezaga rwose uburyo iyi company yawe yabiri guhomba kandi akora uko ashoboye. Gusa umusore witwaga Danton yarahamagaye, ndetse mu guhamagara rwose ahamagara umuntu byagaragaraga nk'aho akuze. Atase mama Fiona, umeze neza? Ati yego rwose mukunzi wanjye Danton, imeze neza kandi ndakomeye, wose umeze gute? Ati yego rwose nanjye mukunzi imeze neza ndetse ndakomeye, gusa nyine ndagukumbuye ku rwego rw'uko utabyumva. Danton, ntugire ikibazo rwose, nanjye ndagukumbuye kandi cyane, gusa urabizi nta kundi twabigenza. Urabizi cya Desire gisigaye gikunda kuba gitaha hakiri kare, rero mba nabuze uburyo nguhamagara ngo uze tubashe kuba twakishimisha. Ariko rwose nawe mama Fiona rwose urancanga, uwo mugabo wawe ngo ni Desire uhora aho ngaho muri urwo rugo, nta kundi twamukorera ibintu bibi ndetse basi tukareba ko yatuvira mu buzima. Ati oya rwose ntago ari ngombwa pe, ntago ari ngombwa ndetse nta nubwo bikwiye kuba twamuroga. Atari ko mama Fiona, sizi impamvu utaburi kunyumva pe, mba ndi kukubwira ibintu bizima kandi byadufasha, ariko ntabwo ushaka kwica umugabo wawe kandi warangiza ukambeshya ngo urankunda. Ubwo se ni gute waba unkunda n'uwo mugabo udashaka ko atuvira mu buzima kugira ngo basi tugume twishimye? Ase Danton, reka nkubaze basi, utekereza ko basi kugira ngo nkugaragarize urukundo cyangwa kugira ngo bigaragare ko dukundana njye nawe, ari uko basi nafata umuntu nkamukura mu buzima akabasha kuba yapfa? Oya rwose mama Fio, nimba utabasha kuba wakora buri kimwe si ubwo ku bwanjye waba umbwira ko unkunda gute? Ngaho bibaze nawe nyine, ntabwo ushaka kuba wafata umugabo wawe ngo basi umukure mu buzima, uri aho ngaho gusa none uri kumbwira ngo urankunda, ubwo se bizagenda biti? Ase Danton, basi amafaranga ngo ntabwo aba kunyuze koko, reba amafaranga ngerageza nkiba umugabo wanjye kugira ngo nyagoye, kugira ngo basi ndebe ko wakishima, kugira ngo basi unarebe ko ngukunda, ariko ushaka no kugira ngo basi mwice mukure mu buzima. Oya rwose pe, ibyo ngibyo ndabyumva ndetse cyane, amafaranga umpa nibyo pe, gusa se amafaranga no kubana wakitora icyo ushaka, ngo basi ujye umpa amafaranga ngo umende aho ngaho. Erega mama Fio, ibintu ndi kukubwira birumvikana kandi nawe ugeze nyine ukashira muri logique wabyumva. Mbabarira unyumve kandi umpa umwanya pe, gerageza uwo mugabo turebe uburyo twamukura mu nzira, basi turiho twishimye. Urabizi neza iyo nza aho ngaho ntabwo mba nisanzuye, mba mfite igihunga mvuga ati Desire ari buze kuba yahansanga. Oya Danton, ntukajya uvuga uwo mugabo nge nyine namaze no kuba namuhaga pe, ntabwo nkimushaka mu buzima bwanjye, basi ujye ugerageza urike no kumunyibutsa pe. Ati yego rwose mama Fio, basi mbabara ntabwo nzabyongera. Ase Danton, nuko icyo utajya nyine buri gihe mpora ngukosora ariko ntabwo ujya ukosoka. Ese kandi ni gute mana we, mwakoze iki se kandi? Danton, igihora umpamagara mama Fiona, wajya ugireba basi kandi kazi nunyita, ushaka kunyibutsa se ko nshaje?
hoya rwose pebe ntabwo ari ukukibutsa ko ushaje no ntabwo uri mu mafiyona. Ati yego rwose ndabyumva ni mu mafiyona ariko si ubwo nk'abasore muri mu rungano ndetse mu ngana bakumvishije uri kunyita gutyo byagenda gute ndetse byagaragara gute. Hoya rwose mu mafiyo ntugire ikibazo ngende proud yawe ndetse nta nicyo bintwaye kuba twagumana ndetse no kuba nakwita mu mafiyona mbamona ntacyo bitwaye kuko urukundo urabizi rutsinda byose. Aha ndumva ibintu rwose bikomeje kuncanga kuntu uri kunyita mu mafiyona kandi narakwiyamye. Ese nta kandi kazi na basi wazajya unyita atarako ngako. Ati basi baby ntugire ikibazo ngiye kuba nabihindura. Ati wow ntiwumva rero ubundi Danton ibyo ngibyo mashaka pe nibyo ngibyo mankeneye ibindi byose rwose ntabwo mbyitayeho ndetse nta nicyo bintwaye gusa nyine please gerageza basi ujye unyita utundi tuzina tutari mu mafiyona kuko birambangamira. Sa rwose be ntugire ikibazo ngiye kuba nabikosora. Gusa Danton amaze kuvugana na mama Fiona rwose inshuti ze zaraje ndetse zitangira kuba zaserereza Danton. Atase Danton wowe igihe cyose wahereye ushakira amafaranga mu bagore b'abandi wapfubura ubwo wumva nta soni ufite mwana wagerageje ugakura amaboko mu mifuka yawe ndetse ugakora ukareka kuba wakishingikiriza ku bagore nyamara agarya ibyo bintu byazakugwa nabi rwose uri gukora. Gusa Danton yabasubizaga bigaragara ko ntacyo bimubwiye. Ati ese ashi ubona ibintu rwose ngiye bimfasheho ntacyo bimbwiye bro ntacyo bimbwiye ndetse nta nicyo bintwaye dore ko ikizima ndetse kandi kirenze ariko uriya mugore namaze kumekinga shuwa kankunda kandi rwose arankunda cyane pe. Rero kuba nkunda amafaranga ese mujya mubona ziriya nzoga nirwa mbagurira dusohoka turya amaburushete mu makabari mugatekereza ko biba byavuye hehe. Uzi ko uriya mugore atampaye amafaranga twese twaraburiza rero mujye mugerageza mugabanye ubugoryi nk'ubwo ngubwo. Si mwe ko mwirwa mwicaye mu nzu ndetse muryamyemo mubonamo iki. Hoya Danton kuba twirwa turyamye ntacyo bivuze ndetse nta nicyo bitwaye ahubwo ikibazo kirimo ndetse mwana kinarenze utabushaka kumva ndetse uba uri kwihunza n'uburyo nyine we n'uriya mugore rwose ese usanze arwaye ibirwara ndetse akakwanduza nk'amasida. Mama Fiona yanyanduje sida rero bro mva nkubwire pe ngiye nicakura ku rwego rwo kutabitekereza kandi uriya rwose ntabwo na amahirwe yo kuba yanyanduza pe. Nyamaraga brother ushaka wajya utwumva pe wajya utwumva ukava muri ibyo bintu kuko uriya mugore anytime ashobora kugukorera ibintu bikakubabaza. Rero ikizima ndetse mbona kirenze wareka rwose uriya mugore ukamukwama bro ukitangira ubuzima bwawe ubuzima busanzwe butarimo ibintu nka biriya byo kwiha gukundana n'ibiki n'ibiki. Umva bro rero reka nkubwire rero nimba ari byo washi utangiye kumbwira ndetse genda umvire hano rwose kuko ibintu uri kumbwira ntabwo biri kunyubaka pe. Ati yeah, of course ndabyumva rwose Danton ibintu ni kukubwira ntabwo byakubaka kuko nyine ndi kugukoma nyine ndi kukubwiza ukuri kwinshi. Ndabyumva uri kumbwiza ukuri kwinshi ariko suko kuri kumva nyine ukumva muri iki gihe ngukeneye. Ati ariko mwana ukeneye kuba wanyumva bro ukeneye kuba wanyumva ndetse ugacisha amagi kuko ibi bintu ntabwo byazakugwa amahoro bro bizarangira nabi. Ati no ntabirenze rwose ntabirenze bro ahubwo mugende mujye kuryama ngiye nkomeze nivugishirize shere wanjye. Ataha ndumva rero kandi wasanga nawe umukunda ariko ashi wajya ugabanya ubwo bugoryi koko kuko ubizi nge nakunda abagore ubwo se keza nabamushize hewe. Ati okay fine boho ni byiza rwose ntacyo bitwaye. Gusa papa Fiona ari we Desire rwose yaratashye dore ko yari afite stress nyinshi bitewe rwose nuko ku kazi bari kumubwira nabi bamugaragariza ko rwose ari guhomba cyane. Gusa ashitse rwose yasaze mama Fiona yicaye muri salo kandi mama Fiona yari ari kuri chat anezerewe ari kwisetsa cyane dore ko papa Fiona yicaye ndetse amaragaye karekare mama Fiona atamenye ko yashitse muri salo. Papa Fiona yese kamureba ndetse amubwizanya ubujiya ndetse n'uburakara. Ati se mama Fiona uri mu biki bitabasha no kumenya ko rwose nabashije kuba nashika mu nzu. Ati yo I'm sorry rwose papa Fiona ese waje ryari ko ntigeze mbimenye ese wajya ukomanga dore kandi ntiwanampamagaye basi umbwira kuvuye ku kazi ese be kweri cyo usigaye uza ndetse ukaza untungwe wajya ubanza basi ukampamagara. Ati gusa mama Fiona reka nkubaze kuva ryari nsigaye mbwira ntabwo ndi kubyumva kuva ryari nsigaye rwose nza nkabanza nkaguteguza ko rwose ngiye kuza ndetse ko ngiye kuza iwanjye ese ibi bintu ko bidasanzwe mama Fiona bimeze biti. Ati no nyine papa Fiona ntabwo ari uko bidasanzwe ndetse nta nibirenze ahubwo cyo nanishatse kuba nakubwira rwose nyine papa Fiona please ujye ugerageza basi umbwira ubu se simba naguteguriye ndetse nkagutekerera biryo basi nkareba ko wazi ukaruhuka nkanagushyuhiriza amazi. Ati ariko se mama Fiona ibyo ngibyo ariko bikakomera wajya gubikora ndetse ukabikora uzi neza ko ndibuze naba ntanaje basi ukapfa kubikora none ubu bigiye kujya bisaba kugira ngo basinze basi nkumenyeshe ko ngiye kuza. Ese what wrong with you byagenze bite baby ko mbona wahindutse cyane. Ati oya rwose papa Fiona ntabwo nahindutse pe ndacyari mama Fiona wawe nduzi pe. Ntabwo ari uko nguko bimeze mama Fiona warahindutse ku rwego rwose bigaragarira buri muntu wese. Can you imagine ko usigaye unambaza ngo rwose what the niko mama Fiona ibyo bintu rwose birakabije ese usigaye unca inyuma basi. Ati what oya second baby
ubwo se mama Fiyo ushatse kwiyoberanya ndetse ushatse kumbwira ko ibyo bintu mvuze bitashoboka. Ati of course rwose be, aho ngaho rwose nta nubwo natinda kuba nagusubiza kuko kuri gurahari kandi kurigaragaza. Can you imagine naguciye inyuma? Ubwo se naguciye inyuma koko? No, ntabwo nakora ibintu nk'ibyo rwose papa Fiyo, kandi trust me. Mama trust you. Erega ibyo ukora nibyo bimpa icyizere cyawe. No se can you imagine nimba ubungu ngo kuki naje ntaguhamagaye mu rugo rwanjye mu nzu yanjye nkodesha nishyura ku kwezi? Ese mama Fiyo ubundi byagenze biti? Mbabara twicare tunaganire. Ubundi mbere naraza gukankuramo inkweto, none Yesu Kristo. Gusa bakiri ibyo ngibyo mama Fiyo nakiri kuganira na papa Fiyo na rwose Danton yahise kamuhamagara ati ahubwo papa Fiyo amuri sore kamaze nitabo uyu muntu rwose. Ngo Danton agatima ati yego rwose ayo ni umuhungu twiganye muri segonderi nyine twari tumaze igihe tutavugana, gusa yagiye hanze yari yambwiye ko ari buze kuba yampamagara. Ati se ko mbona iyo nomero ariyo mu Rwanda? Ati of course nyine papa Fiyo yaraje ari mu Rwanda nyine akeneye kuba njye nawe twabonana kugira ngo basi kongere dusuhuzanye kuko twari tumaze agahe tutabonana. Ati shaba mama Fiyo ndi kubona ibyawe rwose bitazoroha, reka nigendere njye mu cyumba ubwo turaza gusubira uransanga mu cyumba nurangiza. Ati sawa rwose mugabo mwiza wiyiteho. Nuko papa Fiyo yaragendetse ahita akajya mu cyumba cye. Gusa mama Fiyo nawe yakomeje kuba yavugana na Danton dore ku rukundo rwari rushyushye rwose. Ati se be ko wari watinze kunyitaba byagenze biti? Ati niyangirwa mugabo yanjye twari turi kuganira rwose yari yanjagaraje yantesheje umutwe yikumbaza ngo ibiki n'ibiki ngo nuko kingo ntakiyitaho wagira ngo yize ko rwose nkikunda. Yego rwose baby aho ngaho rwose uri kwatinga neza ibyo bintu rwose ndi kubikunda, ariko baby nubwo nakubwiye ibintu rwose ukanga kuba wabyumva nyamagara ibintu nakubwiye nibyo pe. Ase Danton urakomeje kuko ushaka kuri mugabo rwose mukura mu buzima? Ati of course kuko urumva nimba yaje gutunganya ndetse agusakuriza ntabwo rwose ibyo bintu byagakwiye kuba byabaye. Wagakwiye kuba rwose ndi kumwe nawe wishimye ndetse unezerewe utari gutekereza ku iyongerwa yawe ngo ni umugabo. None ndebera iraje iragutunganyije ikwiciye mood baby please listen, ufite kunyumva rwose ukanyumva neza cyane. Ntabwo rwose ndi kukubwira ibintu bibi kandi rwose twamuhura nta n'umuntu wabimenye. Okay Danton basi reka ejo nzaze tubiganireho dore ko nanagukumbuye rwose. Ati nose baby ushaka kuzaza hehe? Ati nzaza ndetse ngusange hahandi wawe rwose. Ati ahubwo baby uvuze ibyo kuzi iwanjye uranyibutse uzi ku kwezi kwanjye kwizu kwashize kandi rwose nabonye landlord rwose wa mugabo ujye twishyuza amafaranga yizo rwose yabikomeje pe, sinzi ukuntu ndi bubigenze pe kandi rwose be ntabe n'igiceri cy'10 mfite. Ati yo Danton narabikubwiye rwose ntukazugira ikibazo cy'amafaranga maye hani ndagukunda cyane kandi ntabwo nabara amafaranga rwose yo kuvuga ngo wishyure inzu. Nta kibazo we ntugire ikibazo rwose, ejo nzaza ndetse mukuza rwose nzaza nyazanye kandi ntugire ikibazo ntugire impungenge, gusa nyine nzasange witeguye dore ndagukumbuye cyane. Ati yo icyo cyo ntugisengere rwose mayiro ndabizi nzakwitaho kandi uzabikunda. Sawa nyine reka nkure kuryame ujye kwita kuri iyo ngirwa mugabo yawe rwose ubwo ejo tuzasubira. Danton mbabarira pe ubu ngubu rwose nsa nkaho ngiye kujya mu Mavubi pe, birambabaje kuba dutandukanye. Ngubu ngiye kugenda ntunganye na kiriya kigoryi ngo ni umugabo ntakunda, ariko nyine reka ngende ndetse njye kumuvugisha. Nuko mama Fiyo rwose yaseka ndetse akupa Danton, bityo rero mu gukupa yaseka agenda ndetse ajya mu cyumba ajya kureba umugabo we. Ati se papa Fiyo utambwira ko rwose wasinziriye? Ati no ntabwo nasinziriye rwose nari nkurindiriye mama Fiyo, gusa nari kuryama tutavuganye koko kandi rwose mama Fiyo I'm really sorry pe umbabarire nyine turi muri salo nkubwiye nabi nkubwiye ko bitari bigomba, ndakwinginze kugira ngo umbabarire kandi mama Fiyo urabizi neza ko nta kibi nkwifuriza, nanjye rwose mbangize uburakari urabizi ku kazi kanye ntabwo bimeze neza, turi guhomba buri munsi kandi rwose sinzi ukuntu byagenze, turi guhomba buri munsi turi kugenda tubura amafaranga muri company kandi rwose nyine byatumye nza mfite stress nyinshi bityo nje ndetse nsanga rwose ntunyitayeho kandi nawe rwose ari twari urimo ndetse twingenzi mbasha kuba nakubwira nabi, gusa nyine mama Fiyo I'm really sorry pe ndakwingize mbabarira ntabwo bizongera. Oya rwose papa Fiyo ntugire ikibazo nabyumvishe ndetse nabibonye kandi rwose ni stress z'akazi kandi ndabizi nanjye byambaho, nanjye ntubizi ngifite akazi kuntu najyaga nza rimwe na rimwe mfite stress rwose nkakubwira nabi. Ati yego rwose mama Fiyo ndabyibuka nawe rwose wajya guza ufite stress ukabasha kuba wambwira nabi, gusa nyine twabicagamo ndetse tukabicamo neza. Ati of course twabicagamo rero papa Fiyo nubwo ufite ibibazo nanjye hari ikindi kibazo mfite ndetse kinkomereye pe, sinzi uburyo ndibuze kuba nagikemura. Ati hoya se kandi ufite iki kibazo se mayiro?
nyine papa Fiyo ndi gukenera 200,000. Ati ye, ati se kandi mama Fiyo ni 200,000 uri kubishaka ni ibyiki, urabizi neza rwose ntabwo ubukungu bwacu buhagaze neza ndetse no mu kazi ntabwo bimeze neza pe, none uri gushaka 200,000 se kandi ushaka kuba wabimaze iki? Ati nyine papa Fiyo mama ararwaye kandi cyane pe, bampamagaye ngo mbashe kuba namwitaho, none ningize ngo niba bishoboka nyine wanshakira 200,000 ejo nkazajyayo ndetse nkajya kumureba nkareba ko rwose ameze, kuko kuva hano ngategeka nkajya mu cyaro nkagenda imbokoboko nta kintu njyanye rwose mba numva bibangamye. Ati yo mama yarwaye se kandi mama Fiyo? Ati yego rwose ararwaye kandi ararembye cyane. Ati ase kutaba wabimbwiye bimeze biti? Oya rwose papa Fiyo nyine narebye stress z'akazi wari ufite nanga guhita ko mbikubwira nacyajya rwose waje aribyo ndi guciringa aribyo ndi kuvuga ndi kuganira na musaza wanjye, niyo mpamvu babonaga ndi busy muri chat, gusa nyine nabonye nyine stress ufite mbona ntaza kuba nabikubwira bitewe nuko rwose nabonaga ndibuze kuba nakongerera ibibazo, gusa nyine brother mu kandi kanya arampamagaye ndetse ambwira ko rwose, gusa nyine brother arampamagaye mu kandi kanya ndetse ambwira ko mama rwose yakomeje kuba yaremba ndetse yarwaye cyane, kandi papa Fiyo urabizi nta yandi mahitamo nagira nyine. Oya se kandi mama Fiyo wirira gusa uri kurizwa n'iki koko? Oya rwose papa Fiyo mba ndi gutekereza kuntu naba ngiye kubura mama mu kanya gato rwose kuko yaba nsigiye ndi. Ati no baby please reka kurira rwose, ahubwo reka nze nshaka uburyo twabona ayo mafaranga ndetse rwose ugende ujye mu cyaro ujye gusura mama wawe ndetse umuvuze, gusa please don't be like that rwose my love, no please wirira pe, nta kibazo rwose papa Fiyo nta kibazo, reka turyame ndetse turuhuke. Ati okay we ntugire ikibazo reka ndabyitaho ndetse ndabikemura, gusa rwose Ben nyine urabizi nasezeranye yaba ari imbere y'Imana ndetse n'abakuru bawe ndetse n'abasaza bawe ko ntazatuma rwose urira, none rwose ushaka gutuma mbatengwa, please wirira rwose kandi hope ko rwose wambabariye. Ati oya rwose papa Fiyo ntugire ikibazo kuko barabyoho ni nk'itegeko mba ngomba kukubabarira umunsi ku wundi. Ati okay sa none reka turyame. Ati okay papa Fiyo reka maze njye muri douche nitegure ndaje, ubwo nyine turaza guhita ko dusubira, reka maze njye muri douche noge. Ati nta kibazo rwose mayiro ndagutegereje. Nuko mama Fiona yese akagenda ndetse ajya muri douche, gusa mu kujya muri douche kwe ntabwo yaragiye koga kuko yarabibwiye papa Fiona, ahubwo yaragiye guhamagara Danto ndetse mu kumuhamagara ko yamubwiye ko rwose ibintu byakunze ndetse ko amafaranga yayabonye. Ati wo wonderful mayiro amafaranga se wayabonye? Ati yego rwose Danto nayabonye rwose, kiriya kigo genda gitakiye ndetse kirayampa kibeshe ko mama arwaye. Ati wow ni byiza rwose pe, gusa nyine cya gitekerezo nakubwigome kugitekerezaho. Ati Danto please no worry rwose reka ejo tuzabivuganeho ndetse naze kukureba, ubwo se nzaze kukureba ryari? Ati bien nubwo waza rwose saa moya za mu gitondo njye ntacyo bintwaye. Ati okay fine ntaribi rwose Danto, reka ejo tuzabonane ndetse tubonane ayo masaha, kandi nyina promise you rwose ndahari ku bwawe kandi no worry rwose trust me. Ati okay nta kibazo rwose nanjye ndahari ku bwawe kandi nyine nkuko bivuze uko nkwizera nawe basi bari kunyizera. Ati no worry rwose Danto tugomba kwizerana. Nuko rwose se kasubira mu cyumba ndetse ajya kureba umugabo we. Gusa Danto rwose akimara kuba yavugana na mama Fiona ntabwo Danto yari wenyine dore ko yari ari kumwe na wa girlfriend we Keza. Ati se Keza ko mbona rwose ubabaye bigenze biti? Ati no ntabwo mbabaye be, ahubwo nyine ndatangaye rwose kuntu uwo mugore wamujugaritse ndetse ko yabaye ikigoryi birenze we. Ati no Keza nawe rwose wimutukuzi kuri ari we rwose uduha amafaranga dukemuza ibibazo byacu byose. Ati yego rwose Danto ndabizi ni uduha amafaranga dukemuza ibibazo byacu byose, gusa nyine shagira uriya mugore mba mufitiye n'impuhwe pe, mba mbona kuntu ari kwitwara ku mugabo we kandi disi wasanga buri umugabo wamukunda cyane. Ati yego shabe ashobora kuba amukunda cyane ahubwo ashobora no kuba yaramuhuritse pe, none sibaze be ko nyine ahamagaye umugabo ari kumusaba amafaranga agahita akayamuha ndetse bitagoranye. Sha ibintu birakaze pe, ibintu birakaze. Ngaho nyumvira no kuri kw'Imana pe, abantu badukunda si tuba tubakunda rwose natwe sha nyine yisi ni nta munoza be. Ati no wibitindaho rwose abo reka twiryamire ndetse tubashe kuba twakenjoye, gusa nyine yambwiye ko Samu yari buze kuba yashikana, ubwo sinzi buryo uri buze kuba wataha rero. Ato ariko nta nibirenza aje se nkakubwira kuri mushiki wanjye yantera amabuye. Ati koko wamugani pe, nuko barakwereka bukiye bwaho rwose papa Fiona yarabyutse ndetse mu kubyuka rwose yabyutse aha mama Fiona y'amafaranga 200,000 nkuko yari yayamusabye. Ati se papa Fiyo ko amafaranga narizi neza ko rwose nta mafaranga ufite yangayo yakuye. Ati ntugire ikibazo rwose mama Fiyo nagujije umuvandimwe wanjye, gusa nta mpamvu yuko rwose mama yatunyuzamo ijisho ndetse akamenya ko ibintu bitameze neza, kuko mama Fiyo biba ari byiza nyine kuba twakisha amaso y'abantu, si ngombwa ngo buri muntu wese rwose amenye ibibazo turi kunyuramo. Ati yego rwose papa Fiyo kandi niko kuri pe. Ati okay sawa nta kibazo, none reka nkubwire mama Fiyo
waretse ndeka iki se kandi papa Fiyo waretse basi nyine uvuye ase papa Fiyo imeze bite ko umuntu uhindutse ati mama Fiyo ntabwo mpindutse ahubwo nyine arigiye banibutse ko rwose ngiye kujya mu kazi ndetse akazi kahombye kari kumvuna cyane bikambabaza ati hoya rwose papa Fiyo gerageza ube open ndetse umbwire nyine mama Fiyo zamara iminsi ngahe nicyo ngiye kuba nakubaza papa Fiyo ntabwo ndabimenya neza gusa ndi bugeyo ndetse ndebe ibyari byo njye nishika ndibuze kuba naguhamagara ndetse nkubwire konti ibintu byagenze nimbona rwose ari kumera neza ndatakungarukirega papa Fiyo makeneye kugira ngo basi nkwiteho ubuse kuko nakugendera ndetse nkagusiga hano rwose uri wenyine urumva byaba ari byiza tugiye ikibazo gusa ndaza guhita kungaruka ndetse nkwiteho ati okay fine ntaribi rwose mayiro ndizera ko rwose turi buze kuba twahura ndetse byose ibintu biribuze kuba byagenda neza ati saha rwose kandi ndagukunda wiyiteho nuko mama Fiona yahise kagenda ndetse na papa Fiona aragenda gusa papa Fiona yahise kwiruka ndetse ajya mu kazi dore ko akazi ke rwose kari karimo ibibazo byinshi cyane nuko rwose mama Fiona yahise kagenda nawe ajya kureba Dante we bajya kuryoshya nkuko byari bisanzwe gusa papa Fiona we rwose ageze mu kazi yasanze boss we rwose bisa nkaho nabwo yakomeje kuba yamurakarira ati se boss ko mbona nabwo warakaye byagenze biti ati hoya rwose Desire ntagaruko narakaye abwo nuko umaze iminsi ubona mu isura mbi rwose ntabwo narakaye kandi ikibazo rwose ndetse n'intandaro yo guhomba kwacu ndi kugenda nyibona hari umukozi wacu rwose uri kugenda atakaza amafaranga mu bintu bidafite umumaro kandi rwose umukozi nabashije kuba namumenya ndetse n'uri Adolphe kandi nkeneye kuba rwose nakora ibishoboka kugira ngo umwirukane pe kuko ntabwo twakomeza kuba twahomba ati wow boss rwose Imana ishimwe pe nari ntangiye kwisuzuma ni checkinga ndeba dore ko nanjye mu rugo mfite ibibazo byinshi cyane umugore wanjye bisa nkaho boss atangiye kunanira pe ati se kandi byagenze bite Desire ati none se nsigenza ntanyiteho akambwira ibintu ngari umuntu nyine nuko mba nashiretse ndetse nkabikwama nkanga kubikomeza nk'umugabo bitewe nuko rwose urabizi ko mwese iyo muzamuye umunwa mu rugo rwose urugo ntabwo rwubakwa ati cyakora rwose aho ngaho uvuze ukuri pe iyo mukundana rwose mubana byarangiza mwese mukaba nyine bamashyano mukazamura umunwa rwose urugo ruhita ko rusenyuka biba byiza rwose iyo umwe muri mwebwe rwose atuje ndetse agaceceka ati yego rwose boss bisa nkaho nanjye rwose ari cyo gihe ndimo ndetse n'ibyo ndi gukora gusa nyine mama Fiona nkubwiye ko rwose amaze kunanira sinakubeshya pe ntaho naba nkubeshya ati se kandi amaze kukunanira gute muvandi none sibaze mama Fiona asigaye agenda ndetse akaza atinze ejo none nasanze ari mu matelefoni ibaze ko yambwiye ngo nukubera ikinje ndetse nkaza ntamuvugishije ngo ntabanije kuba namumenyesha rwose ati what mu rugo rwawe se umugore akakubwira ati kubera icyo utamumenyesheje ati yego rwose kandi urabizi rwose no kuva kera najyaga nza mutunguye ndetse mu kumutungura rwose ntabigireho ikibazo ariko rwose no kuri ejo noneho nyine sinzi ibyo yankoreye pe yarambaje ngo kubera ikinje ndetse nkaza mutunguye n'ukuri kw'Imana ati byumvikanye ubwo ngubwo rero umugore wawe niba adasigaye aguca inyuma afite abandi bagore rwose baganira ndetse bakaganira ibintu bitari byiza kandi ibyo bintu rwose iyo babiganira nyine bya affect umuryango pe aho ngaho ntubeshye rwose uvuze ukuri nanjye niko ndi kubibona muri iyi minsi niko nyine mbibona umugore wanjye yarahindutse ku rwego rufatika pe naherutse uri umukristo rero ikiri bishobore nta kindi uraza kuba wagenda ndetse usenge pe wongere umufatire amasengesho kuko ndabizi neza abo ni abadayimoni ese ibyo bintu urumva byumvikana gusa icyo ndi guhamya ndetse ndashidikanya nuko ashobora kuba nca inyuma ibaze ko none adasigaye ashaka ko tunabonana muri gahunda rwose z'abashakanye nsigaye njya kuryama agahita akanyirengagiza ati wow icyo ni ikimenyetso cyiza rwose pe umugore wawe nyine urabona bitewe na stress tumaze mu minsi z'akazi rwose Desire ashobora kuba cyangwa utari kwita ku mugore wawe ati no ibaze ko rwose iyo shitse mu rugo ngerageza uko ushoboye kose kugira ngo abone ko rwose mwitayeho ariko bashobora wagira ngo yabonye undi mugabo rwose undenze pe ati kabisa Desire ndumva agahinda kawe ndetse n'umubabaro gusa reka tubyirengagize kuko umugore atariho twabaho reka tubyirengagize rwose ati gase boss urishobora neza ko umugore atariho twabaho ati nyine icyo nshatse gusobanura umugore akunaniye rwose wamureka ndetse ugakomeza ukabaho dore ko abagore ari benshi ndetse washaka undi ariko bibuke ko ngenda umurokore ataha ubwo hajemo ibyo ngibyo rero genda usenge nkuko nabikubwiye kugira ngo basurebe ko Imana yaguhindurira amateka igahindura umugore wawe gusa rwose mu Fiona we yaragenda ndetse ajya kureba Dante bakomeza kwishimisha nkuko byari bisanzwe gusa bakomeje kuba banoza umupango dore ko rwose yari akeneye kuba rwose yabasha kuba yaroga umugabo we ati rero mama Fiona ndakwinginze kugira ngo ubyumve ahubwo reka ndebe mu kabati rwose nari nabuzanye ati Dante n'ubukise kandi wari wazanye
ati nyine nazanye uburozi wabasha kuba wahurira umugabo wawe rwose agapfa atanduranyije uribuze ko wabukoroga ndetse ubushire mu gacyayi kiwe bite ko birangira rwose ubuzima bukomeze njye nawe twibanire. Ati se Danto ubu ibintu rwose uri kumva bigutwaye iki koko? Ati no ntacyo bintu ntwaye nyine ariko kubaho rwose duhora twikinga amababa ndetse tugira ubwoba bw'umugabo wawe rwose nk'ubu ngubu ushobora kubona afite ubwoba ko rwose ashobora kuza ndetse akagusanga ahangaha. Ati yego rwose ubwo bwoba bwoho ndabufite. Ati yesi nta kibazo none reka nkubwire reka nzana ubwo burozi ndetse ndakwereka uburyo uri buze ko wabigenza. Nuko Danto yaragiye ndetse ajya mu kabati ajya kuzana bwa burozi nk'uko yarabibwiye rwose mu mafiyona. Ati rero mu mafiyona aza kuba wawufata ndetse ukoroga agakombe kamwe ndetse ukamuhe rwose mu cyayi nta minota itatu iri buze ko yashira rwose atarapfa. Ati sa rwose nta kibazo umuhungu nkunda. Nuko barakomeje barishimisha gusa bakimara kwishimisha mu mafiyona yaratashye ndetse ajya mu rugo. Gusa ageze mu rugo rwose yasanze urugi rufunguye. Ati ase ko mu n'urugi rwanjye rwose rufunguye byagenze biti? Ati papa Fiona. Gusa mu guhamagara rwose yasanze papa Fiona atari mu nzu ndetse no guhamagara Fiona rwose yasanze nawe atari mu nzu bisa nkaho hari umuntu ari winjiye mu nzu. Gusa mu kwinjira mu nzu rwose nta n'umwe yari yamenyesheje ariko yanze kubitindaho ndetse atekereza ko rwose ari stress yari afite. Atekereza ko rwose kuba yagiye rwose yagiye adafunze atapo. Danto nawe asigaye anyibagiza rwose ibaze ko yanyibagije bitewe n'amashyushyu yo kuba namubona rwose nari mfite nkagenda ndetse nkagenda ndakinze ariko reka ngende ndetse njye mu gikoni rwose mbashe kuba natunganya buno burozi mbuye kiriya kigabo ndebe ko cyamvira mu buzima rwose pe. Gusa nk'uko yari abitekereje ntabwo ari stress zari zatumye adafunga rwose dore ko hari igisambo ndetse cyari kinjira mu nzu yabo. Gusa icyo gisambo cyumvisha hari umuntu ufunguye ndetse ari kwivugisha cyase ko cyurira ndetse kijya muri parafu. Gusa mu kujya muri parafu rwose cyagiye muri parafu yo mu gikoni ariko mu gushika muri parafu yo mu gikoni reko mama Fiona we yagiye mu gikoni ndetse atangiye kuba yategura bwa burozi ndetse yivugisha ati papa Fiona ngiye kuba namuroga rwose ndebe ko yamvira mu buzima kuko amaze kuba yandambirwa ntabwo kimukeneye. Igisambo cyarabyumvaga ndetse cyumva ko rwose umugore afite umupangu wo kuba yakica umugabo we. Gusa igisambo cyakomeje kwibaza mu mutima ati se mana yanjye uyu mugore ko mbona nta cyabuze muri runo rugo kari nayo mpamvu rwose najeje kubiba uko gashaka kuba yaroga umugabo we kugira ngo rwose bimumarire iki. Cyakora rubanda ntibanyurwa. Aha reka ndindire rwose ndebe ko yava mu gikoni ndetse niba ibyo ngomba kwiba nigendera ibyo ntabwo bindeba. Nuko rwose Fiona yakomeje kuba yaroga umugabo ndetse mu kumurogera rwose akajya karaga amazi ndetse mu gukaraga amazi avanze n'uburozi rwose agakomeza kuvuga uburyo agiye kuba yamwica. Ati sha napfa none nzabana na Danto kandi tuzabana neza pe uriya musore ndabizi neza zanyohereza ubuzima nibiba ngombwa na Fiona nzamukora mu buzima bwanjye abana nabashaka nzongera mbyara abandi. Ati kumbura mugore ashaka kuba yakica umugabo we ibi ngibi none ndabikora hikira ko naje rwose nje kwiba ibindi ko bitandeba. Gusa igisambo kikibaza kuri ibyo ngibyo rwose papa Fiona yese katanditse mu gutaha rwose umugore ahita akaza ndetse amuhoberana urugwiro rwinshi cyane. Ati papa Fiona umeze neza se? Ati yego rwose mu Fiona umeze neza ndetse ndakomeye gusa ndi kumva mfite inyota nyinshi. Ati yo papa Fiona nta mpamvu yo kugira inyota rwose kandi mpari genda mu gikoni rwose hari amazi namaze kuba nakora ndetse ameze neza. Ati ayo mazi se basi mugore mwiza arahoza? Ati yego rwose arahoze genda uyafate ndaje ndetse ngutegurire icyo kurya. Ati ese mama Fiyo ko ndi kumva rwose uri kuvuga neza byagenze biti? Ese mama wasanze ameze neza? Ati yego rwose mugabo mwiza mama nasanze ameze neza ndetse nta kibazo afite. Ahubwo rwose wowe genda ndetse rwose ufate kuri iriya ji. Atari ko warumbwiye ko ari amazi? Ati sorry hari na ji ku ruhande icyo ushaka nicyo uri buze ko wafata. Tereka maze yende rwose mfata amazi. Kandi koko mu by'ukuri rwose umugore we mama Fiona byose yari yamaze kuba yabikoroga ndetse yabishizemo uburozi. Nuko papa Fiona yaragiye ndetse mu kujya mu gikoni rwose yakomeje kwibaza ati se mama Fiona ko yishimye cyane none byagenze bitera kandi nari mbizi rwose ko mama we yarwaye ndetse kandi ko arembye cyane. None rwose yaseka agaruka ndetse nta nubwo yatinze yo none afite ibyishimo bimeze gutya. Wasanga rwose kuba nanyuze kuri chapelle yo ku kazi ndetse ngasenga ari cyo cyakoze rwose Imana yamuhinduye. Cyakora Imana ugira amaboko rwose nimba wamuhinduye pe. Gusa rwose cya gisambo cyo cyari kiri kubyumva ndetse kiri kubyumva cyane dore ko mugabo yafashe amazi ndetse agiye kuyanywa igisambo cyahise ko gisohoka muri parafu ndetse gisohokamo kiruka. Papa Fiona ashaka kuba yasakuza ariko ahita akamufata umuntu ati cicika mugabo nkubwire. Ati hori hano uri gukora iki? Ati musore rwose mugabo kandi rwose nta kiningamije cyari cyanzanye hano rwose kwaro kwiba gusa ndi kubona kwiba bitagikeneye kuko ntabwo natuma umuntu rwose apfa kandi mbiruzi. Ati se ibintu byo kupfa ninde ushaka kuvuga ko agiye kuba yapfa? Ati rwose mugabo sitwa papa Fiona. Ati yego rwose wamenye gute?
ati nyine naje ndetse nje kwiba, ndetse mu kuza kwiba rwose nari nicaye mu iparafo ko dore ko umugore wawe yaje ndetse antunguye. Rero nkomeza kumva imipango afite, gusa nyine hano imipango afite ko yakoroga ndetse ugapfa kugira ngo abashe kubana n'umusore rwose ngo witwa Danto bari gukundana muri iyi minsi. Kandi rwose yavuze ko nibiba ngombwa ngo n'umwana wanyu Fiona azamuroga, dore ko abana ari abashaka kugira ngo abashe kubana na Danto ndetse bishimye. Ati se ubwo musore ibyo bintu uri kumbwira nabyemezwa n'iki, dore ko rwose wowe waruje no kuba wakiba. Ati yego rwose Mugabe, ibyo bintu byo kuvuga ko narinje kwiba basi nibyo byabasha kuba byatuma utekereza ndetse ukamenya neza ko rwose nta yindi gahunda afite. Niba uri kugira ngo ndikubeshye fata ayo mazi rwose uyahiriye iyo pusi iri aho ngaho urebe ko idahita kipfa. Nuko rwose Papa Fiona nta kundi yari kubigenza, yafashe ya mazi ndetse ayaha ipusi, gusa mu kuyaha ipusi bitamaze n'iminota 2 rwose yahise kirambarara aho ngaho ndetse irapfa. Ati Yesu Kristo, ati Mugabo, ati se kubera icyo ntabaye kandi nta gahunda njye nawe twari dufitanye. Ati yego rwose nyine icyatumye rwose nza kubiba n'ubukene ndetse ndashonje, mfite inzara nyinshi cyane, ariko inzara mfite rwose ntabwo yatuma rwose mbona umuntu wagiye kuba yarogwa ndetse ngapfe kugira ngo mureke kugira ngo mbashe kuba nakiba. Ati reka mpamagare Mama Fiona basi mubwire ko rwose ntarajye kunkorera nabimenye. Ati no si ngombwa rwose Mugabo, ahubwo bibaye byiza rwose wava muri uru rugo ndetse ukigendera kuko numvisha umugore wawe nta gahunda nziza gufiteho. Ati no ngomba gukora ikintu ndetse umugore wanjye akamenya ko nanjye rwose akamenya ko rwose nanjye ndi umugabo, kandi rwose ku buryo n'undi munsi atazongera gukinisha amarangamutima y'abagabo. Nuko igisambo cyasa ko kimubwira ati okay sa ntari bingerekane igendere munanyici gahunda narinje nje kwiba rwose. Ati yo basi nta mafaranga afite ahagije, ariko basi kagwe bino 300 basi ugende, dore ko urokoye ubuzima bwanjye pe, urokoye ubuzima bwanjye kandi ubuzima bwanjye nibwo bufite agaciro kurusha ibindi byose. Nuko Mama Fiona yahise kaza ndetse mu kuza yaza aseka cyane atekereza ko Papa Fiona yaba yapfuye. Gusa rwose mu gushika mu gikoni yasanze Papa Fiona ari kumwe na cya gisambo. Ati Papa Fiona wowe ninde muri kumwe? Ati usaruje wishimye uzi ko napfuye mugore, humana ntabwo napfuye rwose. Burya ibintu byose wapangaga kino gisambo cyari kiri hejuru, cyari cyaje kije kwiba, ariko buriya kuba nanyuze muri kiliziya ndetse ngasenga ngasaba Imana kugira ngo ibashe kuba yaguhindura, wasanga rwose uburinzi ndetse n'ikimana yampaye rwose cyari kirenze icyo nkeneye. Icyo nari nkeneye cyane ni ubuzima kurusha ko rwose we twagumana, kandi rwose Imana yanyumvishije, dore ko rwose yakoresheje kino gisambo kikabasha kuba cyamburira. Mama Fiona ntabwo kigushaka mu buzima bwanjye, rero genda ndetse umvira hano ujya gushaka uwo musore witwa Danto rwose, kandi uzabibona rwose inzara imaze kuba yakurya, ndabizi neza we nta nubwo uzi gukora icyayi no kwirirwa wicaye mu rugo gusa. Mvira mu rugo ndetse ugende. Ati se Papa Fiona gutekereza ko ngiye rwose nakuroga? Uwo mugabo rwose ashaka kuba yadushwanisha ndetse sinzi icyo ari gushaka, dore ko yari yaje rwose aje kwiba. Wasanga rwose yabonye ko tugiye kuba twamufata ndetse akabura ukuntu abigenza, agatangira kuba yatubeshyera ndetse kugira ngo adushwanishe. Nta kibazo rwose, reka mbyizere ko yatubeshyeye. Ese iriya pusi yo uri kubona ikiri mu buzima, uri kubona itapfuye? Ati se kandi Papa Fiona iriya pusi yishwe n'iki? Yishwe n'iki? Amazi nayihaye rwose wari wankorogeye kugira ngo mbashe kuba nayanywa, nayahaye kandi rwose mu minota 2 kandi yayimaze kuba yapfa. Ati Papa Fiona basi mbabarira pe, ndabyemera nakoze amakosa. Ati wakoze amakosa kandi nyine wayakoze, gusa ntago ari byiza Mama Fiona please, koko nyuma yo gushaka amafaranga nkayaguha, nyuma yo kunca inyuma, ibyo byose ntabwo wanyuzwe nabyo, none warushaka no kunyica. Cyakora kuko abantu nibagari, abantu nimutinya pe, kandi abantu ntabwo mujya munyurwa. Ndakwingize genda ndetse umvire mu buzima, ntabwo kigukeneye please. Nuko Papa Fiona yahise kwirukana Mama Fiona ndetse amwirukana mu buzima bwe burundu. Naho igisambo cye yagihaye amafaranga ndetse agihindurira ubuzima, dore ko igisambo aricyo cyari kibashije kuba cyarokora ubuzima bwe. Dore ko rwose Danto, Mama Fiona yahise kamagara Danto ndetse mu guhamagara Danto ntabwo yongeye kumwitaba, dore ko Danto icyo yashakaga rwose cyari amafaranga, kandi Danto yari yamaze kumenya neza ko rwose Mama Fiona umupango we rwose waguyemo inshishi. Inkuru yacu nahangaha irangiriye. Ndabakunda cyane, kwibutsa gukora subscribe kuri David Rwanda, share ndetse na comment. Imana ibarinde.